Buri muntu wese ufite ubushobozi yifuza kugira imodoka, ariko bamwe iyo bamaze kubona amafaranga ntabwo baba basobanukiwe ni ubuhe bwoko bw'imodoka nagura. Akaba ariyo mpamvu tugiye kubagezaho urutonde rw'imodoka 11 zikoresha esase nkeya ku buryo ushobora kuyigura nyuma yaho ntibizakugore kujya ubasha kuyishyiramo esase. Izo modoka tugiye kuvuga tuzishingira ko tumaze imyaka 4 yose mu bijyanye no kugura no kugurisha amamodoka. Dufite experience, dufite n'urubuga rucuruza izo modoka. Bityo rero amakuru tukubwira ni amakuru yizewe kandi yakorewe ubushakashatsi. Ku mwanya wa mbere ni imodoka yitwa Toyota Starlet. Ntekereza ko abantu hafi ya bose mu Rwanda batangira gutwara imodoka bazi ubu bwoko bw'imodoka. Ni imodoka ikunze gukoreshwa cyane mu ma eto ekore cyangwa ibigo byigisha abantu gutwara imodoka. Ni imodoka ntoya kandi zinywa bike cyane, kuko abantu benshi bajya bakunze no gutekereza yuko iyo modoka ya Starlet ishobora kuba inywa nka moto. Iyo modoka ubusanzwe mu Rwanda igura hagati ya miliyoni 2.5 na miliyoni 3.5 muri moyenne. Na icyo giciro igura. Akenshi izo modoka zikunze kuba ari na manuel. Tugiye ku mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri turahasanga imodoka yitwa Toyota Corolla. Hari abakunda kuyita E100 cyangwa bakunda kwita Gikumi y'inyaburayi. Imodoka ya Gikumi y'inyaburayi itandukanye na Gikumi nyinshi dukunze kubona mu uyu mujyi wa Kigali. Iyo modoka ni imodoka itanywa esase nyinshi, uko izo modoka na hano mu Rwanda ni mbarwa. Ubu bwoko bw'iyi modoka ukunda kugura hagati ya miliyoni 3.5 no muri miliyoni 4.5 mu gihe ari automatique. Ariko iya make na make ya nyuma, amafaranga make ushobora kuyibonaho ni nka miliyoni 3. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Tugiye ku modoka ya Toyota Corolla Vitz. Turayijyanirana n'indi bisa yitwa Toyota Yaris. Izi modoka turi kuvuga ni imodoka zakozwe mu mwaka w'1999 cyangwa mu 2000. Ni imodoka abenshi bazi ku kabyiniro bita warandyohereje. Izi modoka mu mujyi wa Kigali habamo imodoka nyinshi cyane z'ubu bwoko. Ushobora kwibaza ati se Toyota Vitz na Toyota Yaris bitandukaniye he? Kiyo uzirebye ku isura ubona zisa. Toyota Vitz ni ubwoko bw'imodoka buturuka i Dubai mu ntuze muri Aziya. Izi modoka kenshi cyangwa hafi ya zose ziba zihinduye. Noneho Yaris ni imodoka ituruka i Burayi, ikaba ari imodoka idahinduye. Muri rusange izi modoka zikaba zigura hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4.5. Muri rusange naho ngaho igiciro kiba giherereye ku modoka nziza igerageza. Tugeze ku mwanya wa 4. Tugeze ku modoka yitwa Yaris Verso. Iyi modoka bakunze kuyita Kagati kubera ko igira butu nini, igafasha abayifite kuba yashyirwamo ibintu bitandukanye. Mu buryo mu baba i Burayi batubwiye ko iyi modoka bakunze kwikoresha cyane mu bijyanye no kwitwaramo imikati. Nkaba ntekereza yuko ariyo mpamvu mu Rwanda bayitaziriye cyangwa bayaye akabyiniro kitwa Kagati. Ni imodoka ikoresha esase nkeya. Akenshi ziba zarakozwe mu mwaka w'1999. Uzasanga abantu bafite business zibasaba kugira ibintu batwara muri butu
bakunda gutunga zino modoka. Nawe niba ufite boulangerie, ukaba ufite boucherie, ukaba ufite indi business, ukaba ufite papeterie cyangwa ukaba ufite ubundi bucuruzi bugusaba ko uzaza utwara ibintu mu modoka, iyi ni imodoka dushobora kukurangira ukaba wayigura kandi uzayishimira. Iyi modoka ikindi tuyizeho, iyo uyicayemo wumva ifite confort kuko ifite mu gice cyo hejuru hanini hisanzuye. Tukaba tugeze ku mwanya wa gatanu, tugeze ku modoka yitwa Toyota Corolla Coupe. Imodoka yitwa Toyota Corolla Coupe ni imodoka ikunzwe cyane muri Kigali. Akenshi bakunda iza automatique. Iyi modoka akenshi igeze ku isoko iri mu biciro byiza, ntabwo ishobora kumara icyumweru batarayigura. Akenshi iyo ari automatique usanga zigura hagati ya miliyoni 3.5 na miliyoni 4.5. Icyo nicyo giciro rusange. Ubwo nabwo bigatera n'imiryango ifite, kuko imodoka ifite imiryango 3, buno zino bita ngo pardon madame. Mpamvu bazita pardon madame niko nk'iyo imvura iri kugwa ukajya guha umuntu lift, ubanza ugasaba uburenganzira madamu wawe akamuha akayira kugira ngo yinjiremo ajye mu mwanya w'inyuma. Akaba ariyo mpamvu bayita pardon madame. Ubwo rero ifite imyanya 3, ifite imiryango 3, igiciro kiba gitandukanye n'ifite imiryango 5. Rero iyi ni imodoka twabagira inama yuko wagura nimba uteganya kujya ugenda mu kamodoka keza kandi katagusaba amafaranga menshi ya karubira cyangwa ya essence. Tugeze ku mwanya wa 6, turasanga imodoka yitwa Toyota Corolla Coupe Nouveau Model. Iyi Nouveau Model ikurikirana niyo twari tumaze kuvuga ahabanza. Ni imodoka bakunda kwita macho yine. Impamvu bayita macho yine, ifite udutara inyuma tuba tumeze nk'utuzeru. Utwo tuzeru rero nitwo twahise dutuma bayiyitirira bakayita Corolla macho yine, kubera utwo dutara tw'utuzeru igira. Izi modoka ubusanzwe zigura hagati ya miliyoni 6 n'6.5 yari automatique. Icyo nicyo giciro cyayo, ariko ishobora kujya no munsi y'ayo mafaranga tuvuze bitewe n'uko imeze n'ubuzima bwayo. Tugeze ku modoka ya 7, tugiye ku modoka yitwa Toyota Corolla Hatchback. Abenshi bamwe mu bakomisiyoneri uzasanga bavuga ngo imodoka imwe imeze nka Golf 4. Abenshi murabizi izi modoka zikoreshwa na company ya Volkswagen, zira za Move, bijya kumera kimwe. Turiya tumodoka bijya kumera kimwe, nitwo bita Corolla Hatchback. Utu tumodoka kenshi usanga twarakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2003 na 2005. Tukaba ari utumodoka duhenda cyane, duhenda kuko abantu badukunda kubi. Iyo gafite imiryango 5 kakaba ari automatique, kageza muri miliyoni 8 iyo kakisohoka muri Majerwa. Mu gihe iyo kakoze gahera kuri miliyoni 7 kuzamura. None iyo ari manuel yako iboneka hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 7, mu gihe ari akamodoka kamaze igihe gitoya kageze mu Rwanda kavuye hanze, dore yuko gaturuka i Burayi. Aka kamodoka kanywa neza cyane, akaba ari niyo mpamvu bagakunda. Tugeze kuri munsi yako ka kamodoka twema tuvuga bijya kumera kimwe. Akamodoka bita Volkswagen Golf cyangwa Polo. Muzatubona dukoreshwa cyane niyo company narimvuze ya Volkswagen.
ikoresha urubuga bita moving.rw, move.rw. Ni ubwoko bw'imodoka bukunzwe cyane nabwo kubera yuko budakoresha esase nyinshi. Uzasanga abakobwa benshi badukunda tuno tumodoka. Aka rero nimba ushaka imodoka itari Toyota ushaka kukagura kandi ukakishimira, kaba gateye neza kandi gafite na comfort. Ku mwanya wa 9 tugeze ku modoka yitwa Toyota Eco. Imodoka mu myaka nk'itatu ishize yari harawe cyane abantu bayikunda ko kubera yuko ikoresha amavuta makeya, fuel nkeya cyangwa essence. Nayo iri mu modoka 11 twakugira inama ushobora kugura, ukaba witeze yuko nimba unywa inzoga yenda ukitega yenda ko itazagucura ku gacupa ikajya inywa kukurusha. Iyi ni imodoka twakugira inama. Tugeze ku mwanya wa 10 ni imodoka yitwa Toyota Carina E cyangwa abantu bayita Carina E. Iyi ni imodoka iba ahantu hafi ya hose mu Rwanda. Ni imodoka ishobora kujya ahantu ahariho hose mu Rwanda. Ni imodoka imaze igihe mu Rwanda. Ni imodoka umuntu wese abantu batuye mu ntara cyane bazikunda kubi. Ni imodoka idakunda gupfa kandi aho ipfiriye hose haba hari abantu bashobora kuyigura, bashobora kuyikora ikongera ikagenda. Ikaba ari imodoka mu modoka zimwe zizwi cyane mu Rwanda. Ikaba nayo itanywa esase cyane. Nayo twakugira inama nimba uba ahantu habi mu ntara ko ushobora kuyigura. Indi modoka dushorejeho ya 11 mu iki gihe abantu bahara imodoka zo muri Korea. Imodoka ya Hyundai Santa Fe Gold. Hari Gold iba mu modoka zimwe abantu bakunda cyane no mu mujyi, zimaze kuba nyinshi cyane mu mujyi wa Kigali. Ikaba ari imodoka nayo ikoresha mazutu cyangwa essence ishyize mu gaciro itari nyinshi cyane. Ubwo rero izo ni imodoka tukubwiye 11 ushobora gutekereza mu gihe ushaka kugura imodoka nziza kandi itagutwara amavuta menshi cyangwa icyo bita fuel. Bityo rero ushobora gukenera imodoka, ushobora muzo twavuze aho ngaho. Nimero yacu ni 0783515900. Turi inzobere mu bijyanye n'amamodoka. Igihe uzakenera gushaka kugura imodoka tuzagufasha. Ushobora no kugira inama umushuti wawe, umuvandimwe wawe, umugabo wawe, umugore wawe, mu gihe umaze kureba iyi video noneho ikabafasha kuzafata umwanzuro wo kugura imodoka iberanye n'umuryango wawe. Mwumvaga Emile Niyonzima, naho gutaha. Murakoze.